nakaye kantu ujya wicara ubwaho ukitekereza ukavuga utaka kantu naba niga nasare naba niga P1 araka najyaga nkoro katajya kwibagirana mu matwi yanjye n'inshuti zanjye zawe keza se cyangwa kabi shani twinshi ariko nararwanaga cyane umuretse wenyine ngira ngo havamo ibindi bitari byo ariko nanone tukagaruka tunavuga ko nubwo ntabizi niba yarabikoze ariko n'uwaba yarabikoze cyangwa niba nawe yarabikoze ntago ari byo. Asante sana, reka tubasuze tubifurize kumererwa neza abakunzi ba Wisdom TV Rwanda. Ni warabaye by'umwihariko umuryango wa Wisdom TV Rwanda turagusuje aho uherereye hose niba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Ariko ukafata umwanya ukareba Wisdom TV Rwanda turagusuje kandi tukubwire ngo uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Niba umeze neza utameze neza Kristo niwe byose. Hari ibihamya byinshi bituma twemeza yuko Kristo agira neza. Ne Fred sa ni kumwe n'abana beza cyane hano abana batoto. Meze sawa? Sawa cyane. Meze neza? Ko mbona muri quiet ukuntu. Niko dusanzwe. Niko dusanzwe. Niko usanzwe uvuga? Meze bite? Sawa. Ngiye kuguheraho sasa. Tangire kubwira abantu bakurikiye Wisdom. Amazina yanjye nitwa Umurerwa Aline. Umurerwa Aline gusa nawe birangiriye? Mvuga ibisekuru se. Tugire mwana ma. Ndi umunyarwandakazi. Ikindi se ni. Ubarizwa Ubarizwa i Kigali. Ubarizwa mu Rwanda. Ubarizwa iwawe cyangwa ubarizwa iw'abandi? Ubarizwa mu rugo kwa papa na mama. Ayiwe. Turashize. Bacyabarizwa iwanyu? Ndacyabarizwa iwanyu. Uzabarizwa iw'abandi garize? Iw'abandi. Kwande. Kwande? Nawe urahazi w'inshuro mwuka. Oya ndabarizwa ndaguma iwacu. Okay, wowe? Je nitwa Mutoni Sharon, ndi umunyarwandakazi. Nanjye mbarizwa mu rugo nyine. Guys, aba bantu rero nibo tugiye kubana. Ko no bari kintu Imana iri bihambira wa. Uvuga emerera umwuka. Emerera umwuka. Ndumva rwose hari kintu Imana iri miravuga ariko reka mbigendemo gake mwuka abanza asobanure. Anyway, muri abakobwa cyangwa se muri tsinda ryemeje gushinga umuyoboro wa YouTube witwa Shali cyangwa mbivuze nabi? Oya ni Shali TV show. Shali TV show mukora iki? Dukora ibiganiro bisanzwe, amagemu, tugatumira abantu, ibintu byose like bikubiyemo ibyo byose nyine. Mwese muri ingaragu? Ingaragu subwo. Kandi wemeye, wari wemeye iki? Bishora niba ingaragu ari umuntu utarashaka ubwo niko bimeze. Muri ingaramakirame. Yego ko oya. Urashiramo ikinyarwanda cyinshi nago ngira ngo nago tubishobora. Ingaramakirame ni wa muntu uhora ugarama mu kirambi cya se na nyina. Muri nasi ko twirirwayo nyine. Umwese mwirirwa wanyu? Ayiwe. Habuze iki? Habuze. Oya nta kirabura wenda ni igihe kitaragera. Useka neza. Ayo. Reba muri kamera. Murakoze. Ari. Useka neza. Murakoze. None se muravukana? Cyane. Muvuge mureba hara muri kamera. Cyane. Mugiye kuvuga mureba muri kamera kugira ngo abantu babukurikiye. Nuko tureba cyane. Njyewe niko mbayeho. Niko mbayeho. Kuvugana n'umuntu bareba. Njye niko mbayeho. Ariko by the way, ibi ngibi ni entertainment issues. Ntihagire uwo bikomeretsa. Tuba turi kugira ngo abantu badukurikiye umunsi ku munsi bakunda ibikorwa byacu babisupportinge babirebe bigira ikintu bibafasha. None Shali TV show ni ibihe biganiro by'umwihariko mwibandaho? Akenshi twibanda ku biganiro bivuga ijambo ry'Imana n'ubuzima busanzwe like nk'icyo umuntu azi kuri ubu buzima nka experience akakibwiraho abantu. N'amagame ntago turatangira ariko turatekereza nabyo biri mu byo tuzajya dukora. Arine ni igiki cyabateye kumva yuko mushobora gushyira hamwe mugakora itsinda rya channel yitwa Shali TV show? Ikintu cyabiduteye cya mbere
kumvaga hari ikintu kimwe twebwe twabwira nk'abantu kandi abantu nyine bose tudatoranyije kandi dufite nawe twifitemo impano yo kuvuga yo kubwira abantu nyine yo kwigisha rero turavuga ati bya byiza tubikoreye aha ngaha aho abantu bose nyine bazatureba tukigishanya tugahugurana nicyo cyane uyu munsi wa none umuntu utarayoka inzira y'agakiza ushobora kumubwiriza akavanga akijijwe cyane hamwe mbishojwemo n'umwuka we none Sharon uyu munsi wa none intego yanyu cyangwa se intumbero ya Shal TV show ni iyi abenshi nk'uko tubizi umuntu wenda akiriyetinga cyangwa aza kuri uru rubuga kugira ngo wenda agire izina cyangwa amenyekane nabyo biri mu byo dushaka ariko ibintu bitatu bya mbere by'ingenzi ni ukwigisha kumenyesha no gushimisha abantu izo nizo ntego zacu dufite tukifuza ko bizatugeza kure kuko tuzabikora mu mucyo nyine iki kibazo ndagihera kuri Aline uyu munsi turi tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri turabura iminsi 6 kugira ngo twinjire mu munsi wahariwe abakundanye uyu munsi usobanuye iki kuri wowe uyu munsi se uwo munsi shanye nanjye mwiziza nk'uko abandi bose bawiziza nanjye nkumva gutya nta kintu usobanuye kuri wowe Sharon uyu munsi uzawizihiriza he mu rugo iwacu uri kumwe na muzehe se na mama na papa uravuze ngo nta kuru uri single cyangwa urengege ingaragu ariko ingaragu eregaze hari n'ukuntu ziba zifite abakunzi ibyo ngibyo ntabwo mbizi nzi ko habaho ingaragu ufite umukunzi oya ndabona uramukeneye ntabwo mukeneye akora munyotewe akora musabwa oya kubera oya simbizi buriya ubu sindabyumva ariko nizera ko wenda igihe cyabyo kizagera hari ukuba utarabyumva hari ukuba ubishaka ariko utamufite hari ukuba utaragera muri icyo gihe cyabyo kimwe muri ibyo simbishaka kubera ko nzi neza ko igihe kitaragera buriya nibyo ntigwambeshye uyu munsi wa none kuri iyo tariki twirengagije mwebwe wenda mutabyizihiza cyangwa se mutazabyizihiza ni iki mwabwira abantu bazabyizihiza ikintu nabwira abo bantu rero like umunsi bazawufate urumva biba bitangaje cyangwa biri special kubona umunsi barawugize nyine uw'ikintu runaka rero abo bantu biyumvamo ko ari umunsi w'abakundanye abantu bakundana bazinjoyinge like niba ari izo gift zizatangwe ababwirana amagambo meza like nyine bazawinjoyinge tu buri wese azumve ko umunsi ari uwo Aline wigeze ukundanaho to be honest this is entertainment ntabwo urakundanaho ni ryari umuntu yigize kuguha gift ukumvira ko nejeje ni vuba yayiguhaye byagenze bite nta kintu kimwe cyabaye yari iki cyawe inshuti yanjye okay uriya nibyo Sharon we ni ryari umuntu yigize kuguha gift kakunezeza ni ryari ndabyibuka sinzi ntabwo wabizirikanye oya kuko wenda hari ubwo byaba ari benshi wenda ariko hashobora kuba hashize igihe ariko icyo gihe kirahari sinkibuka Aline twinjiye mu murongo w'ivugabutumwa cyangwa se w'iyobokamana sibyo ikintu cyitwa salvation cyangwa se agakiza gasobanura iki ku bugingo bwawe agakiza ku buzima bwanjye nyine narakijijwe sibyo navuye ntabwo akiri njye wa kera niko nabivuga ubwo n'undi mushyashya muri njye Kristo mushya muri njye nyine narakijijwe niko nabikubwiye mu buryo bwagutse ego Sharon umuntu ufite agakiza cyangwa se ukijijwe agomba kurangwa cyangwa se yarangwa n'iyi myitwarire imyitwarire yo aba ari myinshi ikintu cya mbere uba ugomba like mu ndangagaciro zawe uba ugomba kubaha Imana ariko ukanabyerekana
kubaha Imana nta kindi uba ugomba gukora iby'ijambo ry'Imana cyangwa abizera mu ijambo ry'Imana icyo ijambo ry'Imana ridutegeka niba ari ukwera imbuto nziza ku bandi niba ari iyo mirimo iyo ari yo yose yerekana urukundo ukabikora ntekereza ko ibyo byose iyo wabikoze uba wubashye Imana bikerekana ko wakijijwe nyine. Uyu munsi wa none umuntu utizera agakiza cyangwa se utizera yuko gukizwa k'umuntu kubaho wamubwira iki? Icyo namubwira rero hari nk'ukuntu abantu batanga ubuhamya bw'ibintu byabayeho like biriho nyine namubwira yuko nago benshi ari ukuvuga ngo ni ugushakiramo izindi nyungu hari true story hari ibintu biba ari ibyanyabyo akwiye kwizera ko ibyabaye kuri undi bikamubera nk'ikintu cyiza cyangwa igitangaza yabyizera ko ari Imana bavuga akarebera ku byabaye kuri mugenzi we bikamutera kumenya yuko iyo Mana iriho akayizera. Uyu munsi wa none ndashaka kubaza Aline byanga bikunda kuvura umwana kugeza uyu munsi hari experience y'ubuzima ufite nakaye kantu ujye wicara ubwaho ukitekereza ukavuga utaka kantu naba niga nasare naba niga P1 araka najyaga nkoro katajya kwibagirana mu matwi yanjye n'inshuti zanjye zawe keza se cyangwa kare kabi cyane twinshi ariko nararwanaga cyane ubu ngubu wararwanaga abantu kabakomagura koko abantu bamenyeraga nararwanaga. none se mu bigaragara ko uri umuntu ubona witonze warabishoboraga? narabishoboraga nyine narakuze hari ukuntu umuntu akura ibintu bikagenda bihinduka ariko kiriya gihe Mana uri mu myaka mitoya ya za primaire wararwanaga akantu keza abantu bakuzeho akantu keza abantu banziho gusabana ngiye umuntu uwo ari we wese nta muntu tutaba inshuti yaba ari umukuru yaba ari umutoya kandi buri wese ku kigero cye tukaganira ibiganiro nyine biri ku kigero cyiyo nzwiho gusabana. Sharon iyo ujya guhitamo umuntu waba inshuti yawe mu buzima busanzwe ukumva washudika umuntu akakubera inshuti ugendera kuki? Ikintu cya mbere ni imico yiwe nabonye imacinga cyangwa nabonye nyiyumvamo mbona nta kintu byantwara imico yiwe twahuza ikindi akaba ari umukristo ku buryo mba nzi ngo nituba inshuti hari inyungu nzamukuraho mu by'Imana akaba kandi ari inshuti y'ukuri hari umuntu kuba inshuti y'ukuri akabikwereka bikagaragara ni nk'ibyo. Uramutse usanze inshuti yawe yagutengushye wayivaho? Twabanza tukaganira nkumva nk'ikintu cyabimuteye kibaye icyo kintu kitumvikana cyangwa ari iby'amafuti umuntu ashaka izindi nzira ariko ari nk'ibindi bintu biri aha muri iyi si biri simple ntabwo wapfa kureka inshuti ngo ni uko. Aline ni ikihe kintu wumva cyagutandukanya n'inshuti yawe ukumva ukavuga uti bitewe n'iki kintu totally ntabwo nakihanganira? Twari inshuti ikintu cyatuma cyane turekana ubucuti ahora akora nk'ikintu nyine kitari cyiza kandi nkimubwira mbizi neza ko atari cyiza nk'ikimuganiriza nkabona ko wenda gishobora nanjye kuza nyine kwica izina ryanjye uwo muntu namureka kugira ngo bitazamvana nanjye mu murongo wanjye. Buriya kugira inshuti no kumarana nayo igihe ni ibintu bikomeye bidashobokera buri muntu uwo ari we wese ariko nizera yuko umunyarwanda aca umugani ngo umuntu agurisha kwanga ukamuhisha ko bize siko bimeze uwo mugani ngiye ngusobanura ntabwo ngusobanura mu buryo bwo kumva yuko hari ikintu umuntu koko yaguhishe cyangwa iki ariko umuntu ne expectinga yuko iyo umuntu umubonye mu kintu kibi kidatunganye umubera role model wacu hari umuntu ujya ubera role model? Njyewe se nyeretse abaye haratarabimbwira ntago muzi pe. Mu busanzwe ni ryari ujya wisanga warakaye? Kari kenshi. Byatewe n'iki? Biterwa wenda nabo turi kumwe babaye batambaniye cyangwa bakoze nk'ibintu bitanshimishije nshobora kurakara by'uwo mwanya cyangwa nitekerejeho cyangwa by'ubuzima ari nk'akantu kakubayeho nyine ni nk'uko. Uramutse usanze nk'inshuti yawe umukunzi wawe yaguciye inyuma wabyitwara mute? Nakora iki se nta kibazo nyine wabyibura tu ukamureka ukamumwanga nyine mugatandukana? Ni nka kuriya wambwiye menya ngo inshuti ngo wayireka n'iki ibintu byose bisaba kuganira hari ubwo byaba byamubaye hatari we
anyway kubera ko nta experience yabyo mfite n'ibyo byo gukundana twabivuzeho ko ntarabona experience yabyo ntago mbiziho cyane ntabyo nzi like nshobora kubivuga ko amarangamutima ya none aha ariko sinzi icyo nakora ariko muri make ntago byahita bidutandukanye ako nyine icya mbere ni ukuganira ari igihe yaba yacitswe ucikwa se bibaho urabyemera ko bibaho Aline uramutse ugiye guhitamo umusore muzabana cyangwa se mugiye gukundana wagendera kuki cya mbere nagendera kuba nyine duhuje imico hari abantu bahuza imico ego ntabwo ndi kuvuga imico nyine ngo duhuze tutari 100% ariko basi ari umukristo nanjye ndi umukristo bikumva ko ari igihe nshaka kumushaka atari umukristo bikazangora kubana nawe cyangwa nkaza kubona imico ye ntayishobora kandi ari njye wahisemo so byamfasha cyane yabaye ari umukristo nyine duhuje imyemerere umwaka wa 2025 ni umwaka watangiranye izihe ngamba like ingamba mfite zo ziba ari nyinshi kubera ko iyo umuntu agiye gutangira umwaka ngira ngo asetting ibintu byinshi yifuza nko kugeraho bimwe muri byo rero ndumva nshaka nko kwagura umubano wanjye n'Imana cyane ikindi like ndumva nshaka nyine nk'urukundo nari mfite ndumva nk'inshuti mfite nshaka kuzikipinga cyane urumva njyewe nkunda abantu inshuti zanjye like ziba zibizi ndazikipinga cyane ndumva nshaka kubakunda cyane nyine nkabibereka n'ibindi biri personal nyine bitewe n'ibyo umuntu aba akora nyine bifuza kugeraho byashoboka ko nanjye wankipinga hari ikibazo se yo binsaba iki nacyo Ako disire ako ugire hano muri kamera ubanze useke wishime hari umuntu ugize akubwira ko usa na Vestina oya ako ejo barabimbwiye ariko ayibwiwe nani n'abantu twahuye Vestina murasa muri impanga hoya suretse no kumureba kuri social media nk'ibi sinanamuzi sinzi yabo ariko basi nawe iyo wirebye mu nderwa mubona mose ntago dusa pe uzagenda ufata indirimbo ya Bruce Melody yitwa ngo fata indorerwamo maze wirebe indirimbo urayizi ndayigutura ndaza kuyumva ibyo uzasanga muri iyo ndirimbo uzabikurikiza nose bibaye ari bibi hari ijambo rindi ritarikurikira iyo amaze kuvuga ngo ufate indorerwamo wirebe ngo menye impamvu nkukunda ubwo ndaza kuyumva twumve ko ukuntu yes Aline uyu mwaka wa 2025 byanga bikunda ufite inzozi nyinshi wifuza kugeraho umunsi turi mu kwezi kwa kabiri hari icyerekezo ubona cyazo urimo kugeraho icyerekezo kirahari n'ingamba zirahari umwaka uracyari hasi nibwo igitangira ariko nyine biri mu murongo uyu munsi abantu bagiye gukurikirana Shali TV show babitegaho iki twitegaho udushya twinshi tuba tubabwira like nyine tubafitiye ibintu byiza biri imbere bo barebe gusa badukurikirane batazatangiye bumve ko bigiye kurushaho rwose bitegeke ibintu bikomeye kandi byiza yabifite n'inyigisho kandi ikibazo nkibabaza kuri Shali TV show ni ukuvuga ngo mufite plan yo gukora ama interviews nta nizo gaming zizaba zigamije iki abantu zizabigisha iki game cyane zizaba zerekeranye nazo kunyigisha zirimo inyigisho hari ugukora akantu ukabwira umuntu ngo uze kumbwira ikintu wakuyemo nyine byigisha yego nazo cyane zaba ari inyigisho kandi ari no kwishimisha iyo game nanjye mwazanshyizemo nta kibazo hawe ikaze biremewe umuntu wakwifuza kuba joining akaza mugakorana ikiganiro cyangwa se nizo gaming byamusaba iki cyangwa se yakora iki kugira ngo nawe aze ngira ngo ni nka contact zacu byonyine tukaganira tukumva ibitekerezo bye kuko hari ubwo wenda ibyo yaba ashaka nko kuganiriza abantu navuga bya bitubaka kuko birahari kuri aya media tureba byasaba ko tubanza kuganira nawe
turaza gushyiraho nimero zanyu hasi ku kiganiro kugira ngo abantu bakunda cyangwa se bifuza kubakurikirana umunsi ku munsi babashe gukurikirana ibikorwa byanyu. Mujye mukurikirana ibintu bya social media byo ku mihanda? si cyane ariko turagerageza. Mu minsi ishize hari inkuru yasakaye ku mihanda ya hano hanze aho abana b'abakobwa bagaragaweho imico itari myiza. Mwarabibonye? Yego. Video ya Emeline warayibonye? Ntabwo nayibonye, like narebaga nk'amatayito abantu baba banditseho video, ntabwo nayibonye. Ari ni warayibonye video? Ntabwo nabonye video, nanjye nabonye bandika. Ariko Heineken warayibonye? Heineken warayibonye? Narayibonye. Heineken muri iyi minsi iri mu kazi? Iri mu kazi. Iri mu kazi. Nagoze aho ariko iri mu kazi bitewe n'ukuntu yaramamaye nyine muri iriya minsi. Uyu munsi wa none umwana w'umukobwa ugaragaweho n'imico nk'iriya umugira nama ki cyangwa se n'iki wamubwira nkawe? Icyambere ntago namuciraho iteka kuko simpamye niba yaranabikoze, simbizi ngiye ko yabikoze kwanza, ariko niba yaranabikoze ntago wamuciraho iteka kuko nakure yanarwara depression akaniyahura cyangwa niki, ahubwo ijya byiza nk'umuntu yawa hafi amwegereye akamuhumuriza kukuntu nyine yagiye hanze cyane kandi mu buryo butari bwiza. Nyine nawe ashaka ko yarakuyemo isomo hakanavamo ubwigunge. Byaba byiza nyine agize nk'umuntu unamwegera akamuganiriza bakamukanselinga. Ariko ngira ngo njyewe ikintu nabivuga havuze kuri positive side, ariko na negative ntabwo twakirengagiza ko hari nk'abandi babikora nk'akazi cyangwa ariko babayeho. Ikintu twabavugaho like turareba generation iri imbere ukuntu ibintu biriho bigenda bihinduka, ariko nge nabwira nk'urubyiruko bagenzi banjye like kwita ku muco wa kera. Ntago ari nkako ibi tureba ntago byigeze bibaho kera ngo tuvuge wenda ngo byigeze kubaho, ubu ngubu biri kugaruka. So umukobwa yifate nk'umukobwa wa kera nyine akurikiza indangagaciro z'umukobwa, biriya ntago bikwiriye umwana w'umunyarwandakazi none. Uyu munsi wa none tumureke yihebe? Niyo mpamvu nakubwiye ngavuze positive side, nabyo ndabyumva like n'abantu bamwegereye ni ukumuganiriza kuko umuretse wenyine ngira ngo havamo ibindi bitari byo. Ariko none tukagaruka tunavuga ko nubwo ntabizi niba yarabikoze, ariko n'uwaba yarabikoze cyangwa niba nawe yarabikoze ntago ari byo. Sharon, ikino kibazo ngiye kukikubaza wenyine, wowe wenyine, hari umuhungu wari wakubabaza? Wambabaza? Nagarambabaza. Sure. Ngira umutima ukomeye. Ko nanjye nkomeye ntago warambabaza. Ko mbikurebamo mu mazi. Ko kugira ikize kuba umuntu yambabaza? Ubwo ni ko birebye, ariko nyine siko biri imbere. Bose. Cyane mama. Anyway, uyu munsi wa none murimo kubarizwa kuri Shali TV show. Tubibutse yuko abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda abantu bagenda bakore subscribe kuri Shali TV show. Muri abafatanya bikorwa beza rwose, museka neza, muri abana beza, mwubaha Imana. Ndimo kumva naguhanuraho. Tangiye reko ntiwimire. Umva hari yerekwa rindimo kuri Osha. Jewe kandi Mwanurire. Hanura kuki kwanga ubuhanura? Ariko ubuhanuzi nta muntu ubwanga. Ariko umuntu agwanuriye wabyemera? Kuri kamera se? Yahariho hose nerega ubuhanuzi se bugombera ku kamera. Yego ushobora, umuntu arabyemera. Niko umuntu aje akaguhanura akakubwira ngo Sharon, njyewe nabonye ubuzima bwa bimeze gutya na gutya na gutya, wabyemera? Urabyemera, ari byiza ukishima, kandi ari bibi ukabisengera bikavaho. Wemera ko ubuhanuzi bubaho? Ndabyemera. Ubupfumu wemera ko bubaho? Iwe ndabyumva simbizi. Ntabwo bizi. Ariko nabyo bibona tubibona kuba bibaho. Nabyo wizera ko byabaho uko byanyana ko? Ko bakora se bigakoreka ibyabo? Simbizi uretse kubyumva gutya. Arene niyihe talent uzwiho? Yes. Yo kuvuga cyane.
ubuze uravuga mana yanjye cyane nuko uri kubona hano uzanyegera umunsi uyu munsi wabyutse witonze nabyutse nitonze ari igihe mbyuka n'ubwitonzi nanjye nkabubona wowe na Soniteke muri abavandimwe cyane turavukana Sharon ni iyihe talent uzwiho canjye ntayo niba inahari sindayimenya senyezi icyasinze wigeze ukina umupira se umupira nyeretse muri primary bya bindi by'ubwana nakiniye football wari umwataka ndabizi se narakinaga ubu wakinaga kuwe mwanya se simbizi n'ukuri narakinaga sinzi ngo imyanya ni iyihe ariko narakinaga nigeze gukina football ujya ufana umupira muri ubu buryo busanzwe bwacu bw'abantu nyine bafana amakipe ntabwo mbishishikarira cyane ariko iyo mfite wenda nk'abantu bari kureba dushobora kugendana bakambwira bariya bitwa gutya iriya niyo turiho dufana wenda nanjye nkayifana nka gutyo mu Rwanda ukunda iyo ki iyo saperi niba ni aperi hanze simbizi ntayo nkunda cyetse nkubwiye iyo nzi ni iyihuze nza Arsenal uza Arsenal urabibonye ubwo nuko hari abakinnyi se Arsenal uzi simbizi ngira ngo narabibagiye ko babambwira se ubu sinabamenya tugana ku musozo ni iki kintu mwabwira abakunzi ba Wisdom TV Rwanda babakurikiye kandi umunsi ku munsi bazakenera n'ubundi kubakurikira bakabumva bakumva ibitekerezo byanyu ibitekerezo byubaka societe nyarwanda ariko by'umwihariko ni iki mwababwira kizabashishikaza guhora babareba batabarambirwa babumva bakura byinshi kuri mwe Wisdom TV bafite ibintu byinshi byiza hari ibiganiro byiza mana urajyaho ufite irungu ugaseka ukishimisha kabisa ikindi kandi hariho n'inyigisho zubaka ushaka kwiga cyane wajyaho ukareba nk'uko bayikurikirana biyongera ari ibintu byinshi byiza kabisa bitazabacika noneho abakurikirana Shari TV Show Shari TV Show ni umwihariko bajyeho barebe hari ibintu byinshi kabisa hari inyigisho ubu ngubu kwa kabwo tugitangira ni bike ariko nyine bike by'ingenzi yego kandi nabyo tubabwira ni byiza pe ko nabikiya twamajije gushiraho abantu batweretse urukundo biraturenga kandi twiteguye no kongeraho tukabereka ibindi byiza kurushaho Sharon ijambo rimwe ku bakunzi ba Shari TV Show turabakunda cyane kandi bakomeze badusapotinge babwire n'abashuti babo bose tubateganyiriza ibyiza gusa Arine ijambo rimwe ku bakunzi ba Shari TV Show mukomeze mudukurikirane murabizi ko turi abavandimwe bo ku mutima mwese mugiye kugira gutya sawa mwakoze cyane reka dushimire abakunzi ba Wisdom TV Rwanda mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi by'umwihariko mwamaze kuba abanyamuryango beza badushyigikira umunsi ku munsi mwarakoze guhitamo channel yanyu channel ibabereye channel igabura hano turagabura n'umurengo hano turagabura so by'umwihariko uyu mwaka turi tayari kubahereza show ikirere kiranaduhindukanye ariko reka dusoze tubabwire ngo ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda nakagaruka ciao ciao